Isa kuri mwese mwakoze subscribe kuri Mama Nana Mama Mignone Official ndetse na The Blessed TV karindwi tutibagiwe n'Ingoro TV. Reka dushimira abantu bose bari kuri The Blessed TV karindwi. Hari filime nziza yitwa Negative Mission ndetse ndanagira ngo tuze kuyiganiraho na Mama Nana kuko nubwo twayanditse adahari ariko mu by'ukuri bayikina yari ari kuri seti abona message uburyo yari yanditsemo, anabona atake zijya zibaho ku bantu bubatse ingo mu buryo bundi abantu batajya babasha gusobanukirwa. Abarokore bo babyumva ariko hari abandi baterwa kubera ko guhera kera umwanzi w'urugo ni Satani. Ibyo urabyemera Mama Nana? Ndabyemera cyane. Ariko nanone tubanje kuguha ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze, ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Abantu bo kuri Mama Nana bamenye Mama Mignone Official na The Blessed TV karindwi niho iyo filime iri. Abantu bo kuri The Blessed bamenye Mama Nana banyarukireho bakore subscribe, no mubyeyi mwiza. Nabo kwa Mama Mignone bamenye Mama Nana. Mwese mumenye Mama Mignone Official na ababyeyi b'Imana, Imana ihamagaye. Ntago turakorana ikiganiro kwivuga butumwa, ariko uyu munsi ndagira ngo iki kiganiro ugisengere n'abadukurikiye bakaza kwisangamo muri izo atake. Imana ibakureho ibyo bitero n'uwabasabiye ingo atsindwe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu irahirengeye mu ijuru, turagushimye. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe dukunda. Tugushimiye uburinzi bwawe dushyiraho uko bwije n'uko bukeye. Ndi hano imbere ya kamera Mwami, ndakwinginze weze ubugingo bwacu tubare gukiranirwa kwacu kose. Ibyavugirwa hano bitakunejeje tubabarire. Ikigeretse kuri ibyo Mwami turi gusengera ingo z'iki gihe, umuryango nyarwanda muri rusange, kugira ngo wubake, kuko Nyiringabo Imana twese turano tugira ngo Mwami Imana yacu umuryango wubakike mu izina rya Yesu Kristo. Satani asenya ingo uko bwije n'uko bukeye, kuko azi neza ko ari rwo rufatiro rwo bazajya mu ijuru. Ariko Mwami turi imbere yawe turakwinginze ngo uzuzubake, kuko ari we wubaka Mwami. Komeza kubana natwe muri byose, ubane natwe muri gahunda zose kuva dutangiye kugeza dushoje. Bisabye ningingiye kubikora mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Amen. Tubanje gushima Imana ko turi no mu gihugu cyiza di. Amen. Duherukana uvata umugore umushobozi yahawe ijambo. Cyane. Uri murababwira ati rwose turashimira waduhaye ijambo. Ya Imana ihabwe icyubahiro. Rero Mama Nana, wemera ko hari igihe urugo rusenyuka, Imana yararugambiriyeho rugasenyuka kubw'iyi mpamvu yo guterwa n'imyuka mibi? Yego, ndabyemera cyane. Ndabyemera cyane kuko iyo umuntu wese yatabaye maso icyo ari cyo cyose uretse n'urugo kirasenyuka. Kuko Satani ni umurezi wacu, ahora yivuga aduconshomera kugira ngo aduteze imiraba n'imiyaga, kandi burya ntabwo akunda umuntu unezerewe. Niyo mpamvu rero n'urugo runezerewe Satani akora ishoboka byose akarusenya. Ashobora kunyura hehe rero? Yanyura mu nzira zitandukanye. Ushaka kunyura mu mugabo, Satani agahita amwereka ko umugore atari mwiza burya yibeshye. Ashobora kunyura mu mugore, hakazana utuntu tudashinga tw'amafuti no kudasuhuzanya mu gitondo gusa babyutse. Satani ashobora kukuririraho urugo rugasenyuka. Satani ni umugome, agira inzira nyinshi asenya mwingo. Sinzi nimba iriya filime noneho warayirebye cyangwa warayirebye bashutinga, ariko uzayirebe nimba utarayireba. Yasohotse uyu munsi, ikiganiro dushobora kugisora uyu munsi cyangwa n'ejo. Tubona ko urugo rwa Pastor James ni umukinnyi ndetse na mama Pasiteri byatangiye ahura n'umuntu wari ufite misiyo yo gusenya urugo rwabo, ko afite imyuka mibi. Ese Imana ishobora ko nanjye kuvuga Imana, ese Satani ashobora gukoresha nk'umuntu cyangwa nk'umukozi akaba intandaro yo gutandukanya abantu bashaka? Cyane rwose. Gute rero? Buriya Satani nuko nabikubwiye akora mu buryo bwinshi cyane.
kandi noneho hari igihe abana b'abantu tutabasha kureba kure cyane cyane nk'ingo nk'abantu basenga hari igihe ubura ubwenge urugero satani yagutumaho umukozi wo mu rugo satani yagutumaho umukobwa mwiza cyane wabuze icumbi kubera ko ari misiyo imuzanye kuko urumva niba ari urugero hari inshuti hariya hirya zishaka gutaha muri rwa rugo avuga ati reka tugambane turebe ukuntu twasohora uriya mugore muri ruriya rugo umwe rero akaza kuri misiyo akaza yigize umuntu utagira aho aba uje gusaba icumbi ariko afite misiyo yo kugusha wa mugabo kugira ngo n'umugore we azabibone kuko deja bamaze burya satani agutera akurikije intege nke ufite dushobora kuganira niyo mpamvu ugiye burya nakunda kuganira n'abagore cyane kubera iki basaha gukubira reka mubwire impamvu uramuganiriza ukamubwira intege nke zawe ukamubwira uti nkunda umugabo wanjye cyane umuntu wakwibeshya akaza kunshingira ku mugabo nuko abagore tuvuga umuntu wakwibeshya akaza kunshingira ku mugabo namwica cyangwa se iryo joro n'uwo mugabo twarara dutandukanye ntiwumva nta kwihangana avuzemo avuze ko wakwibeshya akabikora gato gusa akababona banaryamanye barara batandukanye agahita avuga atoke mbonye intege nke za wa mugore mbonye uburyo nzafatisha wa mugabo sana bari ntazi ibijya mbere umukobwa akaza akamwipfushwaho akajya amwereka ukuntu amukunda akamwikoreshwaho utuntu bikarangira amugushije mu mutego w'icyaha bagasambana kandi bwa busambanyi ntabwo abukora yishe kubera ko ariyo misiyo yamuzanye ahubwo akora ishoboka byose ku buryo abikora wa mugore akamubona urugo akaba rushenye gutyo hari n'abaza mama Mignone na mama Nana nicyo bivugaho ko ari abaza nko mu ngo njyewe nzi abantu barenga 5 bakubwira ati njyewe nari umudamu mwiza ngendera n'abadamu bagenzi banjye n'abakobwa b'abanyamasengesho mvuze ngo ni abahanuzi ndetse hari n'umuntu uri kudukurikira ateye komenti yavuga ati njye byambayeho cyangwa azi umuntu byabayeho akavuga ngo njye kuva nakinjiza abahanuzi mu rugo rwanjye ntabwo urugo rwanjye rwongeye kugira amahoro kanguha urugero ku by'abahanuzi akariyo mpamvu mbwira abagore cyangwa se abagabo badukurikiye bitondera abahanuzi abantu bagize akagambane genda nabazi rwose nakubwira n'urusengero ariko si ngombwa kuvuga hariho umugore yaribaniye n'umugabo neza nta kibazo rwose bafitanye ariko hakaba umugabo wakunze uwo mugore w'uwo mugabo arangije agenda agambana n'undi muhanuzi bashaka ukuntu bagambanira wa mugore mugenzi we arangije barepanga uwo mugabo abwira umugabo mugenzi we ati ndashaka ko tujyana kunywa akantu ahantu baragenda bajyana muri resitora bararya baranywa barangije abwira uwo mugore ati rero umugabo wawe aguca inyuma ikimenyetso cy'uko aguca inyuma umunsi uyu n'uyu azataha saa 5:15 z'ijoro kandi azaba avuye gusambana umugore ati nibyo atoyati wimbeshyerera umugabo wanjye ntabwo asambana rwose aranarira cyane umugore ati undi atamubwira ati genda umukozi w'Imana ndi umuhanuzi byose mbizi neza arasambana ati kuko jya Imana arabinyeretse ati ikimenyetso reka nkiguhe kandi uzakibona umunsi w'ejo bukeye bwaho nibwo yoheje wa mugabo aramubwira ati ngwino tujyane kunywa akantu barajyana bamaze kujyana kandi aramubwira ati twajyana twagira ariko hari ishati ugira nkunda n'ipantaro nkunda aba ari byo uza wambaye umugabo atari ko nawe ye ati nzi ko ibyo bigira abagore none nawe niko umeze yambara ya myenda bajyana kunywa aha hantu akora ishoboka byose aramutinza ataha saa 5:15 z'ijoro koko nk'uko wa mugabo yabibwiye umugore
ageze mu rugo saa 5 n'igice z'ijoro urugo rurashya baratongana umugore tuvuye gusambana ejo Imana yarabimbwiye none reba koko bise bisohora kano kanya urugo rutangira gukongoka gutyo yinjiriwe n'umuhanuzi kandi w'inshuti y'umugabo we kandi wamuhehese ushaka kumusenyera urugo ngo amutware. uwo si turi bumwita umuhanuzi, turamwita wa mukozi wa Sekibi. ni umuhanuzi w'ibinyoma, umukozi wa Sekibi. afite negative mission. yego afite negative mission. umugore arababaye, agahinda karamwishe, kamaze kumwica, ati n'ubundi, ati wowe n'ubundi Imana uguma umuhanuzi imbere yaramubwiye yuko n'ubundi babanye Imana itabimwemereye. babandi wa muhanuzi nyine n'ubundi bari babimbwiye ko Imana itakumaye, none reba uratangiye. bibaho noneho wa muhanuzi w'ibinyoma aza gukoresha undi muntu rero abwira uko ajya guhanurira wa mugore, nubwo ati genda nawe umuhanurire umubwire yuko natare kuriya mugabo azapfa arimbutse kandi azapfa atonyoka, namuveho yigendere. birangira ko ku rugo barushenye. abahanuzi b'ibinyoma rero basenya ingo. iyo utabaye maso ngo usenge Imana, abahanuzi b'ibinyoma basenya ingo. noneho iyo tubonye ko habayeho negative mission, wibuke nicyo kintu turiho, misiyo mbi ariko ishobora kuburizwamo. wibuke n'ubwo iriya filime itararangira cyangwa bitararangira, niyo mpamvu twicaye ahangaha. nimba noneho uyu mugabo abibonye cyangwa uyu mugore abyumvishe, duhere ku bahanuzi. yinjiriwe n'umuhanuzi ari kumubwira ko umugabo cyangwa umugore babana atari uwe, abyitwaremo gutemanana. hari mission rero ishobora kuburizwamo. ukibwirwa ayo makuru, wowe nk'umuntu washakanye n'umugabo mukaba muramaranye imyaka 5 n'urugero, mubyaranye abana 3, nkayo wamenye Imana, ukamenya imivugire y'Imana, ukamenya imikorere y'Imana, hita winjira mu gusenga, wibariza Imana, usenga Imana, ubwira uti Imana ko nzi neza ko nshingiye ku masezerano nagiranye n'umutware wanjye, ambwira ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. none koko Mana niba naranibeshye, ntacyo wankorera? hamwe no gusenga Imana, Imana igahita igira gute? igahita umuha ubutabazi bwihuse. ubwo mama Nana, ese Imana yakemera ko uwo muntu mumaranye imyaka 5 mutandukane? ntabwo Imana yabyemera. none se ubwo uwo muntu arasengera iki mama Nana? oye, simvuze ko asengera gutandukana, asengera ahubwo guhishurirwa ubwo buhanuzi bw'ibinyoma. akabwira Imana ati Mana nyereka inzira. yego, akabwira Imana ati Mana nyereka inzira, kuko hari umuntu ugeze igihe akumva ari mu mayira abiri. ese niyo yavuze, ese siyo yavuze? iyo uri muri ubwo rungabangabo rero ni gusenga Imana, ukayibwira uti Imana nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo aberwa n'umwuka nibo bana b'Imana, nyobora icyo ngomba gukora. ntekereza neza ko ugitera intambwe byonyine kuvuga ngo Mana nyobora icyo ngomba gukora, Imana iti kwereka ko wa muntu ari umuhanuzi w'ibinyoma, ubwo igakwereka uburyo uhita ugomba no kumwirinda. ngira ngo mama Nana, n'uyu muntu bitamugoye yava mu gushidikanya kubera igisubizo cyiza umubwiye ko Imana itashobora gutandukanya. kandi ufite inararibonye, abo bantu ufite inararibonye cyane, birari. yego. naho urugo Satani yinjirira aruhaye iterambere, akaruha iterambere, akaba ati bariya abantu nta kindi kintu kizabatandukanye. ntaraguca mu ryo uvuga icyo nkundira Imana. hari n'ukundi kuntu urwo rugo genda ruzi rwabayeho, rw'Imana yahaye iterambere rugasenyuka cyangwa bari mu makimbirane. ibyo abahanuzi b'ibinyoma bahanuye ibintu babeshya. urwo rugo ruracyariho, urugo rubaho, barabana nyine, umva bari bifitiye irari ryabo, abantu barabana. nabo bamaze kubana bamaranye nk'imyaka 3, nibwo umwe muri bo yasobanukiwe ko burya ari abahanuzi b'ibinyoma bari babahuje. ariko icyo ashimira Imana cy'uwo muntu, ntabwo yataye urugo, ahubwo yahinduye isengesho, arapfukama abwira Imana ngo Mana nk'uko nizeye ko ari we wavuze ko mpuje n'uyu mugabo,
nkomeza n'ubundi ni wowe Mana nyamana, nkomeza n'ubundi uduhuze tuba umwe kuko tudore tubyaranye kabiri, ntabwo nasenya urugo rumaze imyaka 3. Imana irarukomeza, ubu urugo uyu munsi ruriho kandi rwarashyizweho n'abahanuzi b'ibinyoma. Ariko kubera ko yamenye ubwenge agasenga, aravuga ati ubwo nyine ibyabaye byarabaye Mana, mpindurira noneho uduhe imbaraga, uduhe gukomera, twirengagiza ibyabayeho, ubu urugo rurakomeye, barasazanye. Twari tugeze rero kuri hahandi Satani akinjirira mu iterambere, kuko Imana ni Imana y'ibyiza. Imana yaha iterambere umugore n'umugabo, wenda n'urugero ihaye umugore iterambere arushije umugabo icyubahiro, ahise abona ko umugabo we batakijyanye, cyangwa ahise abona ko umugore we batakiberanye. Mama Minyo, Mama Nana urihangana, Mama Minyo ni nyine dukunda gukorana kandi n'umwe muri twebwe. Mbwira wanzu namukunda cyane, niyo mpamvu gumo muvuga cyane. Ngaho mbwira rero, mbwira ni yihe rutikoze n'ibitekerezo by'uyu muntu, kuko uru rugo nimba rusenyuwe n'iterambere, hari umuntu wakubwira ati n'ubundi ni rwari ruriho, kandi mu by'ukuri hari umuntu wakundaga umugabo we cyane cyangwa umugore we cyane. Rwari ruriho, ahubwo ni wa Satani wazanye abajyanama babi, kuko uyu mugore ntabwo ari uhita wibwira yuko umugabo bataberanye. Rya terambere ryaje, wenda yatangiye kujya Uganda kurangura utuntu, uyu munsi ageze Dubai, yatangiriye Uganda hafi aha, uko agenda atera imbere agiye Dubai avuye yageze mu Bushinwa. Ba bantu bagendana rero bajya mu Bushinwa kurangura, niwe watangira kumwegera ati wowe ubundi witegereje ubona umugabo ari proud yawe, niwe watangira kumubwira ati ariko ubundi wowe ubona mukwiranye. Iyo atabaye umugore uzi ubwenge ngo ube maso muri za ngingo twize, ari ingingo twize mu kiganiro nagiranye na Mama Mignone official, hari ingingo zivuga ko igihe cyose ugomba kuba uri proud y'umugabo wawe. Iyo udahise ubakubita mu kanwa ngo babwire uti uriya niwe proud yanjye, bagatangira kukwereka uburyo uri mwiza, uburyo mutaberanye, nawe ugahita ubona utuzi koko burya ari byo koko tutaberanye. Hari utaganirizwa n'abantu wagakorwa ku maso agahita abona ko yibeshye. Pase simpamya ko akorwa ku maso, agira abaganira nabo aho bicaye hamwe basohokeye. Urabona tugiye Dubai, hari aho tugera tukicara tukarya tukanywa, tugatangira guhana ubuhamya n'imibereho yacu, hakabaho umuva mu nzatisha ngo tevota n'ukuntu uri mwiza, n'ukuntu uri umugore mwiza, uteye neza, usa neza, urabona uriya mugabo mukwiranye, ugahita nawe ukanguka ugakora Satani akagukora ku maso uti koko uzi ko ari byo, ba mugabo ntabwo dukwiranye, ukirengagiza abana mwabyaranye, ugahita ubona ko atari proud ye. Abagore batandukaniye n'abagabo bo ahita atangira kugusuzugura no kuguca amazi, wavuga ikintu icyo uvuze cyose akagusuzugura, cyane ko noneho amaze no kukurusha amafaranga, atangira kumubwira ati ubwo se uravuga icyo umaze iki, wese uri umugabo. Bisobanuye ngo umugore wakwanze sha Emi ntacyo ukivuze mu maso ye, arakureba icyo uvuze cyose ukabona uteye iseseme, icyo uvuze cyose akabona nakwitayeho. Ngo ariko bagira kwicuza vuba cyane, wa wundi wamwoheje yamaze kubona batandukanyije, mu nyuma aramubwira ati nanjye ni kuzangira, akaba aramujugunya, ugasanga aricujije. Kandi bene abo ngiye icyo mvuga agemo nari nk'Imana ibahana, bene abo ntibimara kabiri na bwa butunzi burayoyoka, agasigara ajya gusaba imbabazi umugabo. None abashakanye babonye iterambere uyu munsi bakaba bari kubona bafite iterambere ritari rinini, bari babanye neza, none uyu munsi ryiyongereye bakagira amapromosiyo, ntago bimeze neza. Uyu muntu ugukurikiye hari n'uvuga ati cyama Imana ikamombya nkibanira wenda n'umugore wanjye neza cyangwa umugabo wanjye neza, akaba ati yaba bari bateje cyamunara, niyo dusubiza uko twari tumeze mbere. Oya, basubiye inyuma nabyo ni ikibazo, ahubwo dukeneye inama ya Mama Nana. Inama rero burya umuntu niwe wigira inama ntagire ugushoka, umuntu niwe wigira inama, gusa inama nabagira nuko uko umuntu agenda atera imbere ni nako yagera, ubwo ndi kuvuga wenda urugo rw'umukirisitu cyane, uko yakagiye atera imbere niko yakarushijeho gusenga,
kandi uko yakagiye atera imbere niko yakagombye kugira urukundo rwinshi rw'umuryango cyane ko buriya uko umuntu agenda abyara umwana niko n'urukundo rwakagombye kwiyongera. Dore indi negative mission ababyeyi batari beza ba nyirabukwe cyangwa abandi bantu. Ngewe hari abantu batatu nzi sinjya mvuga imibare nibeshye. Yari batanu ni batanu ngenda bazi neza nanabazana banagize gute nabo ubwabo hari n'abandi nazi ariko badukurikiye kuko iki kiganiro ni negative mission uburyo satani ashobora gusenya ingo. Bamara gushakana hakazamo atake bita amabwire. Ukaba washakana n'umugore wawe bakakubwira ngo ni umurozi cyangwa umugabo wawe akubwira ati uriya aracuragura. Wa mugani wasanga wenda natani ijoro agiye guhahira urugo ukagira ngo koko yagiye gucuragura. Nzi umugabo amaze guta umugore we babyaranye imanga bakiri n'abageni yumviye amabwire yo ku ruhande kandi babo bose barasenganaga ngo ni umurozi. Nzi n'undi yumviye amabwire ya nyina ata umugore we. Mama Minyo ako uwo Mama Minyoni koko Mama Nana kandi urantera ifuhe nanjye. Mama Nana urakumva aho hantu urahumvisha? Nahumvise. Kumva? Yego. Koko biriho biranahari. Birahari. Kandi hari umuntu ati ngewe nta cyasimbura mama wanjye. Undi nawe nose ko nta cyasimbura nyina yajyaga kucyo atagumanye na nyina. Undi nawe akavuga ati ngewe umugore wanjye abaye ari umurozi akagira bikaza pe nagushishoza. Aha rero noneho turahavuga iki? Icyo navuga ubundi umuntu wese ugiye kubaka urugo hari ibintu akwiye gusiga inyuma. Hari ikintu akwiye gusiga inyuma cya mbere. Ni nabyo Bibiliya yatubwiye ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Impamvu bavuze azasiga se na nyina bavugaga umugabo kuko umugore n'ubundi deja aba yamaze kubasiga yaje, ahubwo wowe mugabo buri kumwe n'umuryango wawe. Bisobanuye ngo niba kwa nyoko batetse inyama, iwanyu batetse ibijumba, iwawe mu rugo umugore yatetse ibijumba, igihe ibijumba watetse iwawe mu rugo wikurikira inyama zo kwa nyoko kuko warahavuye ntabwo ugomba gusubirayo. Abo rero ni nk'aba bagabo nyina ngo ateke inyama ngo desi ni mumpamagarira umuhungu wanjye azarye ku biryo twatetse. Iyo ugisubira iwanyu kurya ibiryo by'iwanyu niho hahandi na ya mabwira aturuka. Niho hahandi ujyayo agatangira kugata ariko uriya mugore wirirwa mu rugo ntacyo akora, uriya mugore se wirirwa agenda, uriya mugore wirirwa yoza akarenge, amabwira agaheraho. Wavuye iwawe useka ujya kwa nyoko useka ugarutse warakaye wagejeje ahangaha. Siga basiga umenye iby'iwanyu. Niba ari n'ibyo bijumba, niba ari n'izo nyama batetse nibashyire mu isorori bakoherereze usangire n'umuryango wawe. Nanone nibizabangamira umugore kawati se neka nabi oya aho ngaho naho niyo ya mibanire tuvuga. Kubera ko inshuro nyinshi iyo uturanye na so na nyoko n'abavandimwe hari ukuntu mu muco nyarwanda bibaho. Nkaba natetse isombe bo batayitetse ugashyira mu isorori ukaboherereza, nabi icyo utatetse bagashyira mu isorori bakakohereza. Ariko ikosa utagomba gukora ni uguhaguruka ukava iwawe ukasiga ibyo mwatetse ukajya kurya iby'iwanyu, ukagaruka uva iwanyu ubwira umugore ngo genda haze sindi burye. Icyo ngicyo uba uteje intambara mu rugo. Umugore akubwira ati ndabona iwanyu utarahava isubirire nanjye nigira iwacu. Hari n'umugabo uvuga ngo atarindira ngo umugore abimubwire akaba ati kubera ko wanze ko mama wenda njya kumureba ngo n'ikiwe ca ku ruhande akirengagiza agafata umwanzuro nk'uko nguko. Iyi ni atake nicyo turi kuvugaho. Ni misiyo mbi satani negative mission. Ni iyihe nyungu umugabo akuramo cyangwa umugore akuramo yo kumva amabwira kare ko bashaka? Inyungu akuramo ni ugusenya. Ni igihombo rero. Ni igihombo kuko niba batangiye kukubwira bati wiviriye aho ugiye gusenga. Hari umugabo nzi wibaza ifuhe rimeze gutyo. Hari umugabo nzi babwiye ngo umugore ngo yagiye mu materaniro
ngo gusenga ngo kurya ngo baba barimo baririmba bakora amajeste ngo baba bicirana amajisho na pasiteri atashye umugabo aramubwira ati kubera amabwire uhereye none namenye ibyawe namenye kujya gusambana na pasiteri ntuzasubire gusenga umugore nawe ati niba umbujije gusenga twashakanye nsenga urwo rugo ndaruvamo bararusenyuye ubwo rurasenyuka ku tuntu duto cyane tw'amafoto. Amarozi rero hagati y'abashakanye biragoye mama Nana gupima ngo umuntu ngo ni umurozi. Dufite igihugu cyiza kigira iyereko, none se bakavuga ko umugore aroga hari umuntu wese uburozi ntabubonye ubundi nakwiturije nkamwihorera akabibwirwa n'abana bati n'ikimenyimenyi umwana wa naka namaze gupfa baramupimye se baramupimye kandi buri gihe ahaciye bigahurirana neza kuko abantu babimenye Satani abafite negative ni ya mabwire nyine nashaka abaroga sindamufata aroga bisa na biriya buri amarozi no gusambana biragendana bisa na biriya baza bakakubwira ati umugabo wawe twamubonye asambana gusambana bo hari abo bafata niba utamufasha aroga ntumufata asambana. Ayo mabwire yati nyuma y'amatwi yawe reka kugenda ubanguye amatwi iyo ni ya negative mission kuko ibisenya ingo ni byinshi pastor ibisenya ingo ni byinshi ariko umuntu nyamuntu ushaka kubaka udakina nabiti nyuma y'amatwi nibwo buryo bwiza bwo kubaka. Agire guterera asenge yumva amabwire gusenga bimenagura ibihome. Hari indirimbo yakorara batoranyijwe yo muri ADPR nkunda cyane ngo gusenga burya ni urufunguzo gusenga burya ngo ni bombi amasengesho akuraho ibintu byose hamwe no gusenga Imana rero ni ukuri ibintu bigenda neza urugo rukubakika. Reka tugushimire turacumbitse tuzakomereza ibiganiro n'ama episode si ngombwa abantu nituzabavangira batere comment ibintu bibe sawa. Mama Nana natange telefone abantu bajye bamuganiriza ni umunyamasengesho ahantu hose hari ibyiza byatuma umuryango wishima abagomba kuhaba. Telefone yanjye ni 0788 25 666 54 kandi nkabasaba subscribe kuri Mama Nana official like comment na share. Oya bose bakore subscribe. Imana ibaho umugisha. Mama Nana reka tugushimire abantu batameze neza mu ngo zabo basenge nta kindi kuko Satani yaragurutse ari gutera abantu imitego myinshi bitero byinshi imyambi myinshi amabwire ibiki byose bintu byose nabo bazi ariko Imana ibubakire. Yego Imana ibubakire.